Izereka umwanya mwiza kugira ngo tuze gukurikirana muri kano kanya ndahejeje na seti nibaza ko seti yahejeje naho yo kwigira kugira ngo amakofi Yvan hatse kumubana menshi byoza kuba byiza cyane ariko kandi Yvan urumwe mu bantu bagira urumwe mu bantu navuga ngo bariko barakora ibikorwa bimeze neza yaba mu Rwanda ndetse no mu Burundi ariko kandi umwe mu bantu batariko baraboneka cyane nk'ukoresha inguvu nyinshi mu gukundwa kwawe cyangwa mu gikundiro cyawe ukeka kari giki kiriko kiratuma abarundi cyangwa abanyarwanda bariko barakunda appearance yawe muri movies ugenda urabonekamo ngira ngo ubu ngubu mbaze filime ndi gukina bakakanya ndi filime ndimo nimwe iyo bamenye ariko ntibivuze ngo hari filime nyinshi hari ahantu naje nimugoroba twicaye twagiye gusura umuntu mbona hano umuntu areba na Zacu TV kandi hariho filime bita The Bishop Family ni serie kuri Canal Plus ndakeka munayireba hano ira ni platform iri big ntago nkeneye ngo niba nyakisakora comedy nyigemo ntago nkeneye niba Rufende kakora bano ba Zubi comedy niba filime yose nyibonekemo kuko iyo ukugenda ugira nuza zawe ni kugenda utakaza agaciro mu mwimerere wawe na performance yawe so ntibivuze ko hari igihe nakoze cyane pe njye gutangira barabizi nagiraga abarundi commentaire nk'ibi nka 900 z'abarundi zaziriho kuri bamenya nkazisoma then izo na kingi bara ry'urukundo zira za Maya za Stimade sinzi niba no muzireba so bivuze ngo icyo gihe narakoze niyo mpamvu akakanya abo bantu banzi ariko bitavuze ngo kuba muri aya mezi ntashobora kubavuga ngo buri munsi ndajya gukina muri filime yose ibonetse bivuze ngo nagaciro maze kugira kunuza ku isoko kuko nago ngewe nk'umukinyi wa filime producing filime zanjye ariko nkazi umwanya muke bitewe nabo nkorera rero nibivuze ngo umuntu wese uzajya uza kumbwira ngo ngone dukine filime nzajya njyayo kandi nibinavuze ngo mu gihe nta wambwiye nzajya yamubwira ngo wankoresheje nyine nakazi dukora ni na way of marketing yourself n'uburyo bwo kwicuruza nyine twebwe uburyo tubigenza iyo wirimise bitewe n'ikintu ushaka gukora uranza ugakora projet ya mbere ukabanza ugashyiramo imbaraga zawe zose yarangira ugakomeza indi nicyo nabivuga uravuze ngo ntabwo upfa kuboneka muri filime yose canke mu gikorwa icyo aricyo cyose kibonetse no munsi umuntu yo kwipfuza gukira nawe yaba mu Burundi canke mu Nyarwanda hariho charges zibaho kugira ngo bakina na Yvan twese uko turi hano tugira management tugira management ko bumbarizwa muri BBG bamenya business group yabamenya bivuze ngo niyo wakwifuza gukorana nanjye ntawe uramuvugisha tu then ukamubwira terms and condition yakumva bihura then akakubwira ati okay ndamukoresha uwo muntu wawe ni nayo mpamvu ngewe abaye ari ngewe nakabaye naragiye no gukina mu zindi ariko we abareberera inyungu zanjye akavuga ati wowe turabikora gutya okay mwariko muravuga ngo ivyo kwiga ku barundi canke ivyo biga kuri wewe wariko uravuga ngo umurundi ukimwumva gusa ubu utanguye gutwenga nibaza ngo ivyo si bimwe mu bintu biga we hari ikintu wiga nkuko seti yabivuze kuri filime z'abarundi canke kuri comedy zo mu Burundi ngewe filime z'abarundi naba mbeshye rwose ngerageza no kuzishaka ni nayo mpamvu naguye kuri iyo ngiyo ya Saba sinzi impamvu ndabona mufite opportunity mufite ahantu heza place nziza mufite igihugu kiri green mufite buri kimwe cyose imodoka nabonye no zihari materiel murazifite skills murazifite buri kintu cyose sinzi impamvu nyine abarundi badakora cinema tu kuko haraho twebwe bwa mbere tureba bazamugisha mutwejya tureba Burundi buri kuri standard ya danger ariko ubu ngubu ntago navuga ngo ni igihugu cyanye ndi kubera ariko cinema nyarwanda na cinema y'u Burundi ni ibintu bihabanye ni nkuko hari kugenda hajyamo difference mu muziki muri make habaye ugusubira inyuma kuko mwari mubyiteze uko mwabibona ke kuko ngiye nk'ubu ngubu akakanyuretse kubeshya mbajije nk'umuntu ukina filime wina so kuba ngo wenda nuko ntawe nzi ariko umuntu nzi wenda ni nk'ura King Saba nta n'uwundi ngira ngo ariko ujya mugore bakina na Fanny Laveno ndamuzi aheruka i Kigali ndewe ndamuzi ariko witwa Ben Abel oya yahoze akina nawe ubundi filime ya hano nkuko wavuga twebwe nka buriya bamenya iri muri filime zirebwa hafi miliyoni ku kwezi miliyoni y'abantu ni filime hano trending aniye ugakurikizaho Papa Sava ugakurikizaho umuturanyi impanga something like that impanga yes ni wavuze ngo hari opportunity skills zirahari abakinyi beza no kuvugana nibo bagira skills nyene ariko ntabwo biriko biragira mudufate yuko hashobora kuba hari bikorwa mu Rwanda bituma filime nyarwanda uretse yuko hari abakinyi beza of course nkuko bavuze mu Burundi barahari hari ibindi bikorwa kugira ngo filime nyarwanda itere imbere wovunira akaguha abakinyi b'abarundi ikintu cyose ubundi ngiye ngo n'ubushake ushyira mu kintu
ikintu kitakurimo niyo umuntu yagufata kamera akayiguha akakwegereza inzu akakwegereza staff yose uri bukoreshe abakinnyi amamodoka nyine ibintu byose wakenera ngira ngo ikintu kitakurimo ntago wagikora so bivuze ngo wenda bishobora kuba sinyeka ko ari ubushobozi kuko mwese hano bafite ubushobozi si igihugu se abantu batunze ngira ngo wenda n'ubushake buke cyangwa se wenda navuga wenda niba atari ubushake buke bwaba ari ubumenyi buke bafite kuri icyo kintu ariko ngira ngo ntisubira abantu bose ko badakora icyo kintu cyose bakizi kuba wakiga ikintu ukagikora kuba wakwinvesta muri n'abantu nyarwanda bazana batanu hano mugakora filime projet kuko namwe mukeneye ibintu mureba bizamura nuza industry yanyu kuko buryo umuntu avuga ati uyu muntu mu Rwanda havuye uyu mu Burundi havuye uyu ariko nyine ntihabe hagaragaramo gap ku buryo uvuga ngo kuko twese mvuye mu Burundi nkaza hano ko mvuye mu Rwanda nkaza i Burundi mvuga ururimi rumwe mu kanyumva so bivuze ngo rero niyo mpamvu umuco wacu twebwe turi abantu bashobora kuba bahahirana mu buryo bwo kuwatchinga umuntu bivuze ngo mukoze ibintu byanyu natwe nkuko muri abanyakso natwe tukareba ba mutima niko nyine byakabonye kubigendana muri cinema tukanakorana bimwe mu bintu byumvikana sori gato y'ubuhinga bw'ivyuma murazi yuko butigera budukundira uko tubishaka ariko kandi inzira z'Imana zirenga igihombi Yvan abantu benshi rero barakuzi nka Prince ariko Prince bakaza gusanga naryo n'irindi zina wa crée canke wahimbye muri bamenya nibaza yuko ni imwe mu bintu naje byatumye uri mu bakinyi beza mvuga nti ndaraba nkavuga ntuyu muntu arabizi by'ukuri uno musuri mu Burundi nko wavuze ngo ukutumenya ba mutima ba kigingi muri cinema nabo bakore kugira ngo tubamenye cyane hari idea wigeze ugira canke hari indoto wigeze ugira gukinana uretse Sabasi mwavuganya akaguha proposal uri kuranga nk'abaje ba comedian ukavuga ati wenda rimwe tuzokina hamadushiremo mu comedian wo mu Burundi kugira ngo ibintu bibe binini nya cyane hari icyumviro wari wigeze ugira ku bwawe nk'umukinyi ngewe burya iyo umuntu avuze ngo akina filime ni ibintu biba bitandukanye okay hari abantu bakina ama fiction movie bagahari n'abantu bakina ama comedy hari abakora stand up nyine ni ibintu bitandukanye bihabanye rero ngewe nubwo ndi kumwe n'aba bantu nge nabo nkora comedy ukina film nge nkina film ariko umuntu ntago byavuga yuko tutahuza kuko tuba muri industry okay ibyo akora ndabizi skills afite zose ndazizi ntabaye na script bategura nayikina nka actinga abivuze ngo umuntu akaba bitekereza bwa mbere ntago aruriye ntago ari ngewe nuriye cyangwa nuwa babitekereza nibamenya kuko niwe ufite ikiganza cyanuza cya production nibyo mvuga kuko ngewe se namuzana nanjye ndi kwactinga birashoboka ariko bamenya nashobora kureba akavuga ati mutima gucye na gucye no kugira ngo babarundi babone yuko mbatekerezaho reka nzane mutima mu kumuzana ni umwishyura ni umwe mwirebera ibintu byose ni nawe uzamuha umwanya muri film ko nyine nago namuha umwanya muri bamenya ko projet yanjye ariko bo kubitekereza ngewe nabitekerezaga gukorana kuko biragoye nubwo nge wenda ikigande n'abanyivuga cyangwa igiswahili ariko nago bivuze yuko najya nko gukorana n'abatanzania ngo duhuze 100% nabahe bakinyi batari abanyarwanda ariko ngaha muri East Africa iyo wiyumvire naho uvuga ati even atari je ndiko ndabitunganya iyo abari jewe abatwokinanye bamaze kuza mutwe wawe twakinana hano duhere mu Burundi tuzunguruke East Africa mu Burundi mu Burundi navuze nyine King Saba Tanzania so babamenya na industry yaho ntayikurikirana ndabazi koko ariko harimo no mutipe bamwita Ndera ndamwibagiye ari mu Rwanda ejo bundi Ramzi ninde Ramzi ufite ubyanwa ufite imishatsi yaje nyuma ya Kanomba kugenda abenshi banazanye ibihuha yuko bashobora kuba bavukana uriya mutipe so ariko ngewe normally ntago mitansimbuka nkajya za Nigeria South Africa katuje Nigeria kuko nimwe muri industry nayikomeye cyane nyuma y'umuziki wabo Nigeria burange nemera Van Vika na Eric Omondi Van Vika ari yasumugane ariko ariko ni hari we akorera hari yanuzaze uriya mutipe ni nawe rero modo wanjye natangiye nyine mvuga ati uyu mutipe uburyo acting ye nyine nge nayikurikiza hari umwe mu Barundi bamukinishije umurundi aba Australia yitwa John K ariko arafata industry ya East Africa akayitwara akayihuza n'abari aba Van Vika yaratuye Tanzania ariko Barundi bamwe baravuga bati ko ari kiyumviriye hariya cyane nibaza yuko ari kimwe bavuga abarundi bashiremo inguvu nyinshi nawe numwe mu bantu ubona yuko ariko rakina movies zimeze neza ku buryo ushobora kuzishira ku rugero rwa Hollywood wewe wiyumvire yuko mukinanye nabo bantu bariko baba bafise iyo target byoshikana hehe industry ya movies ya East Africa ufasha Burundi Rwanda nizo za Tanzania byoshikana he tugeturukora nabo bantu bo muri West bamaze gutera imbere cyane byaba byiza cyane nta n'ukuntu byaba bisa ngewe n'impamvu buriya icyo wakomojeho uri kumbaza kiriya kibazo ntabwo aka kanya ngewe
nyifokasinga kuri filime ziri loko yeah. kuko hari na filime twakoze trip to Kigali ya Nigeria kuko ngira amahirwe yo kuba navuga ikinyarwanda nkavuga ikigande igiswahili n'icyongereza neza bivuze ngo iyo umuntu aje iwacu sometimes ngira ngo wenda binaturimita twebwe ururimi rwacu rwumvwa n'ibihugu bibiri gusa kandi namwe wenda mwebwe muratwumva reka ne kushidikanyaho ariko iyo population nagihagije murabizi ko turi ni developing country nagari developed country harimo abantu batize niwo mubare munini harimo abantu batagira ayo telefone niwo munini harimo abantu batagira izo televiziyo nibo banini uri kunyumva bivuze ngo umubare usigaye niwo dusaranganya kandi mu byukuri iyo nkingi icyongereza hano mu Burundi nabonye umva icyongereza nubwo akoresha igifaransa cyane mu Rwanda dukumva icyongereza Uganda icyongereza Tanzania Kenya Burundi kuzamuka nako ntabwo nta gihugu batavuga icyongereza kwa iyo bivuze igeze aho ngaho rero bivuze ngo acting yawe itangiye kuba developed bivuze ngo n'umuntu uzakureba azava hahandi warebonaga uvuga ati ko batakikubona utangira ugerana kuko nkeka ko n'umuntu ujya kureba Canal Plus ntago ari umuntu uba woroshye nyine anyana abameze neza abafise kuriha bivuze ngo rero uwo muntu nawe skills yawe hari cyazamutse muri nuza yawe mu mwimerere wawe n'abantu bahita bazamuka ubwo rero icyo mvuze muri makeya nuko I'm focusing about to improving njyewe ubwanjye myself ni nayo mpamvu kenshi abo bantu banavuga ko bambuze ahubwo nabwo nyine tujyane n'ibigezweho nabo tuzamukane yes nibaze yuko washoboye kumva ni bimwe mu vyumviro bimeze neza bishobora gutuma industry ya film muri East Africa canke mu Burundi no mu Rwanda igira ku rugero rumeze neza urumva yuko ivyumviro byo bitakiri mu Rwanda no mu Burundi gusa ahubwo yipfuza ko bitera imbere vuze kubijanye no improving yourself how can you help others to improve themselves kubera ko umenga ku improving yourself hari ibindi bintu umenga staff zibisaba wubaha yahe impanuro ingene bo bikora uravuga wenda muri general cyangwa wenda hano in general muri filime rusange in muri film muri filime umuntu ubwe ku giti cye niwe wimarketing ni nawe umuntu ushobora kwiyica ni wowe uba wifite mu biganza byawe wagira impanuka agira noza like management yawe ishobora kugufasha ariko management yako ariko yose imeze iragufasha nagikukira hasi ariko bivuze ngo niba wicaye ahantu hamwe imyaktingire yawe utajya ubasha kurebera ku bandi kugira abantu bose baba legend ndashobora kwicara nkareba ibyo umuntu yakinnye bano banuza bano Van Vika ba Eric Omondi tugasoka tukajya muri za Amerika wareba izo ba Scott nyine acting y'umuntu iyo uwo ubwawe wicaye utagira improvement kuri wowe ntabwo ushobora gutera imbere kuko niba ubuse ukeka ko ubu wazana ukanyongera yize cyane gose nuzura yizi mugisha ndayizi urakekereza uburyo mugisha projet yari imeze n'uburyo yazaga ishusho yari ifite urizanye ubu ngubu abantu barireba wapi uzima mva batarireba se aka kanya ntabwo bagikeneye ya filme kubera yuko hari ibindi bintu bafite mu maso yabo urafata kamera ubu ngubu urashutingisha 6K Pro Magic ndavuga Black Magic ariko hari abashutingishaga wenda nuza kangahe hari n'igihe usanga yitwa numerique ntabwo abimenya za boro za kera ariko bivuze ngo uko improvement uko iminsi igenda ishira niko tugenda tuva muri isimwe tujya mu yindi bivuze ngo wowe ubwawe niba ntangiye muri filime twiyambika tugatanya muri filime nta script utangura kwiruka n'impuzu ugira wambare ubanza usaba umugenzi ugatangira ugatekereza ibintu nta script baguhaye ejo niko uzajya handi ugatangira ubonye ukwambika nta makeup bari gukorera bikarangira ukabona ejo uguha transport akagusinyisha contrat akanagukora bya bindi ejo ni nako uzabona uzagira gute uza gutegera indege ukagira gute ukambuka bivuze ngo ngewe ubwanjye mbaye nzi icyongereza hakaba ari filime ubwanjye ngewe nzi ko mu Rwanda iyo bana hari nka filime ije y'icyongereza hari abandi bantu benshi barakivuga ariko kubera experience yabyo ni iki barambwiye se bite bimeze neza waza tugakorana then I'll be like okay I can come that's fine then nkagenda bakacheckinga nyine yuko ukashaka gukora nuza casting cyase niba yikore according yuko bumva nuza yawe ariko bivuze ngo ngewe ubwanjye ni limit ubwanjye ku giti cyanjye simbasha kuvuga ngo icyo cyongereza nzi no kukivuga ariko sinzi kucyactinga ni ibintu bitandukanye cyane sibyo nkavuga nge nzaguma hahandi nundi muntu nyegereye nkagira ubwoba cyangwa atinya ubundi gushirika ubutekwa nicyo navuga gushirika isoni kumva yuko ushoboye ubwawe ku giti cyawe nicyo kintu cyakugeza kuri success ariko utibagiwe discipline discipline ibyo byose wakora nta discipline ufite akenshi muri entertainment yo tuvuze discipline turananirwa kuyitandukanya umuntu yumva ko discipline ari kwa kundi kwicara mu bantu gahora
discipline ivugwa niya muri entertainment. Discipline ya cinema ndavuga cinema kuko entertainment ni nini. Ndavuga ya cinema niba ubwanjye ku giti cyanjye mfite filime ndi gukora bamenya bamenya kandikaho muri groupe ko kugera ku kazi ari saa moya breakfast saa moya n'igice saa mbiri bagatangira gusetinga nge nkahagira saa 3. Okay, iyo ngiyo ni discipline nkeya kwera ko ni ikintu nkoze ngiye bwanjye ku giti cyanjye ku buryo bamenya undi muntu uzamuhamagara akamubwira se ko nyene gukoresha prince ameze ataroroshye kuba mukoresha biroroshye nta kugora bamenye azavuga ngo iki azotinya kugutanga kwera ko mu maramazi ntago namukoriyantaho kuko ibi nankorera ntago ari byo. Ikindi kandi okay muza azi gukina ariko ntago azamubona ku gihe. Imagine uwo muntu azakubwira we kwera kuzi scenario yawe iza kuba saa 3 ukatugatereka nze saa 3 ariko discipline aho binavana yuko mind yawe yishyira ku kazi. Ntago ngewe niba nifite akazi mu gitondo saa 12 hari sene zisaba urukerera. Bigasaba yuko ngewe ndara ngama saa moya kugira ngo mbyuke ndi fresh ndufate script fresh amasasa neza ariko se ngiye kurara mu kabari saa 12 mvuye mu kabari misengya muri shooting urumva ishusho ndi butange rimeze imikino ndi butange se irabimeze gute irabisa nabi bivuze ngo discipline yanjye aho ngaho mu kazi ni nke nkeya. Prince nari nako navuga nti aho turavuye mu mpanuro twigarukire rero gato y'ukuri bamenya kugira cyo dugana ku musozo. Wewe na Tamu hari ukuntu acting yanyu iri close cyane imeze neza ku buryo umuntu wese ashobora kugira amakenga ati wenda abantu hari something happening hagati yawe na Tamu canke ni just acting. No musi tuvuga ko Prince afise ubwo mubwiza ukuri aha nicaye ngewe aha Tamu sinza hana tuye Tamu ntaza hano ntuye. Okay, iyo si cyambere Tamu duhurira ku kazi man tukacting ikintu tuzana n'imibiri yacu n'imitwe yacu. Urukundo hagati ya Prince muri bamenya na Tamu ntirubaho. Ni urukundo rwa Prince na Tamu ntago urukundo rwa Yvan na Nuza na Nyamingareya. Ibyo bintu bibiri bitandukanye nubasha no kunyine kubyumva niho wumva cinema nyine. Niba mbasha kwactinga nkactinga ukavuga si umutipe kuba abantu mbona bakundana turi gukina film bivuze ngo twe twactinze neza. Ariko bivuze ngo ni nkukorera ibintu ukabona yuko ari filime ari acting nyine uvuga ati nyine ni acting nyine ariko bibaza ikintu nkukinira naka kanya turi kumwe ukaba bibaza ati sura mudada murakundana bivuze ku buryo nawe ushobora kwiraba ukavuga ati no kwere narasarishije yaba mfise shirimba ndi mu bibazo byinshi. Ngewe ariko ngewe nabo mfite uramufise yangewe amoridi taken ku muntu yari karumva muri kumwe na mugenzi wawe ngaho muri ko muravuga ibijanye n'abadada hano kubivuga kuko ni entertainment ntabwo ndibuze hano ngo nindangiza nangire wajya kuceceka no kugira ute hano guhora ntabwo ndibuze hano ngo nifate none se utekane abakobwa of course you can talk about the girls but we don't really chill with them nkuko umuntu abivuga ashobora kuvuga kuri ya nkuko twanamuderanje uwo mukobwa tambwa yabitese ni byiza ufite boyfriend ngo yigo ngo none se ngo nta kundi byanyina nyine gutyo tumuderanje kwako niko bakongomani uko na chérie kuya naye tumitse twebwe oya sinicyo we do comedy comedy we are here to fresh our minds so that's why we actually doing that. Biramaze gushika kuvutangura bamenya umukunzi wakazana some idea yo kuvuga ngo hari iki hagati yawe na Tamu arabizi icyo I mean maybe biramaze guhappening we arabizi icyo nkora azi icyo nkora niba acting kandi ikindi mpamvu adakwiriye kunshidikanyaho nuko azi gutandukanya akazi azi no gutandukanya n'ubuzima busanzwe kuko bivuze ngo twebwe umuntu muhurira mu kazi sometimes atabaye atari na Tamu bamenya azana n'undi mukobwa mu gitondo baramubonye uriya tuba turaranye papa umwahindura umukozi uriya nubwo mbere twaduhuye none se wabonye utaragize ngo turasanzwe tuziranye hako bivuze ngo ntago byavuga ngo umugore like cyangwa se wenda umukopine wanje arajya kubigiraho ikibazo ngo nuko ndi kwactinga kuko ari skora akazi kandi karaduhemba in general hari ukuntu rero uno munsi abantu bari famous cyangwa abantu bafise fame mu rukundo usanga iyo birinze bishika gafata success nininya akiri single biza kumugora kuronka umu partner wiwe kubera ko kenshi usanga abakobwa bari muri mwebwe muri mu bintu bya entertainment mwebwe ni mwamufise abakobwa benshi wowe usuko wowe biba bigoye yuko umuntu ashobora kukwizera niyihe ntambamye peut-être itarakubako canke yigeze kukubako abantu muri mu rugero rwo kumenyekana mukunda guhura nazo hageze mu bijanye no kurondera aba partenaire banyu ega ntago niyo wivuga ngo look y'umuntu
okay reka mvuge n'ufite ubwiza budahagije niko tuvuga ntabwo tuvuga ngo umuntu mubi ufite ubwiza budahagije yego ntabwo bivuze ko nawe atacitinga umuntu nta nubwo bivuze yuko nawe ari we uri royo bivuze ngo icyo nkora ngewe niba kingaburira sinitaye kumenya ngo icyo abantu bantekerezaho at least ndakora icyo kintu neza kuko aricyo kingaburira then wowe you judge yourself none se nta kintu filime sinkundwe se ntabwo wabikora kandi of course n'ibinaba ntabwo buri muntu wese uko byagenda kose mpuzaniye Range Rover nkakuzanira hano Mustang nkagushyira hano Chevrolet nkagushyira hano Dodge you always have your choice utitaye kubigushaka utitaye kuki you always have your choice buri muntu wese niyo yaba ari none se ubu tuvuge ko president wa runaka niyo yaba agiye gushaka umukobwa atereta wundi yamwanga ariko se kucyahitamo umugore umwe bakabana bivuze ngo nawe capacity yose waba ufite ubustari n'abakristiano bagira abagore bakatunga nurize ubwo we waba uri iki utagira umukopine nyine uri straight nyine tu bivuze ngo kutwizera ntibyabura kubera ko dushakwa na benshi ariko they don't have to worry about that because we already have the one we chose wowe muri kumwe na Mose muzinanye utanguye sinema canke ni wa wundi muzinanye kera nka Mutima yatwaye uwo bamenyanye kera Mutima no yavuze yuko ngo ikibanza rimwe n'ikibanza yasavye Imana kuko bari kumwe no bari kumwe imbere yuko yitwa Mutima wewe nawe niko bimeze abizi gute ko uwo muntu we yasabye yarazi ko azamuhurira imbere cyangwa yamuramutangiranye batwaranye bamaze imyaka 7 Mutima amaze 5 years muri comedy 7 nawe batwaranye bamaze 7 buriya rero umuntu mwakundanye mu bukene burya haje akantu ntago byakwanga ariko burya uzarebe haje akantu nyuma kakabura birashoboka yuko mwatanga hari abantu bavuga ngo kenshi ngo umuhungu umukobwa mwizeye mu bukene ngo kenshi abahungu iyo turonse cyane utangura kurondera uduside chick mvuze ubuzima burutana fate prince uno munsi ndiko ndabona canke Yvan arafise life ataraba prince ujye bari korabona muri bamenya ngo iyo haje akantu kenshi acitangura kurondera abo basohokana ngaho muri arena yabijyanaga ari ubusirimu kubera yuko ngewe niba ndi kumwe n'umuntu of course mukaba hari ibintu target mufitanye ejo wabona amafaranga ukamuhinduka bivuze ngo na wa wundi uzashaka next time nubona indi life iri better na uzamusiga ariko bivuze ngo se wowe icyo kintu uri gukora abandi bantu ubwawe wicaye nta kintu ufite ugashaka umukobwa ufite amafaranga udafite amafaranga yayabona akagusiga ugashaka undi yayabona nawe akagusiga we wakwishima cha wishira mu kibanza cyo bikorera bivuze ngo rero what goes around always come around tusozera no buhe buzima buryoshe wakuye muri cinema nikiye kintu wicuza kubera haje cinema ariko nubundi kwera umaze gufatisha utari kurabiheba wone nge njya muri cinema famille yanjye nago yabyumvaga baravuga ese bira bintu giyemo kuko nabantu bose akakanya babaze ngo umuntu ujya muri cinema ni ikirara ariko ntago umuntu wese ariko yaba mu doctor ntago umuntu wese ariko yaba umusirikari ntago umuntu wese ariko yaba mu ministry ntago umuntu wese ariko yaba mu TV presenter we do the different things kandi bikaba complete kuzuzanya kuko niba nshobora kuba nicaye hano nkaba nahura na minister akambwira ati prince bite ni byiza asura umukobwa uri kuganira na papa bizagenda gute ako kanya ngewe ndavuga ati ya man kuko niba umuntu yicaye mu biro yataha no mu rugo iwe abana bakicara bakatureba bivuze ngo twe dufite uruhare rwinshi mu gutuma abo bana baruhuka bivuze ngo icyo kintu nkora ngewe rero nyiha agaciro kubera yuko kirantunze sibyo rero burya ucyo umuntu wese yakora inzira yose yahitamo iyo nzira ibariye ntabwo navuga ngo kanya ndi kwicuza kuko aho navuye hari improvement zagiye bivuze ngo ahubwo aka kanya ngewe sinema irantunze nta nubwo nteganya kuzayireka nigiye ikintu kibi cakubaye ko utifuza yuko undi muntu ari nyuma yacu mubako ndi muri sinema umaze kubamwo kabisa maze kubamwo ntacyo muri sinema nahaboneye ibisubizo byose nanifuzaga ono munsi ubuzima bwa Prince bwarahindutse ijana ku ijana cyangwa arafise icyo yifuza gushikako niki ngiye ubuzima bwanjye buri munsi burahinduka kubera yuko niyo naba nicaye muri sinema ariko ntago 24 nkora sinema ndi gutekereza ikindi kintu nakora ku ruhande so I have a business I do then bivuze ngo ubuzima bwanjye buhinduka buri munsi business Yvan akora nimba atari banga niye business buse cyangwa ni indita atari ngombwa ngo ije habona kuko ata publicity kene ntago ari ngombwa ariko gusa ziba zihari ntago amafaranga ariko byose byaje inyuma ya cinema asante sana kadushimira igisata cya cinema mu Rwanda Yvan niyihe mpanuro wahurungano urunganwe urunganwe rwawe cyangwa urubyiruko twebwe hari ukuntu
nyine tuyo wumva hari imyaka ugezemo 18 umanura ukageza muri 20 wumva ubwaye ku giti cyawe nyine ndashyiramo agashati keza nkore ariko cyane cyane ngiye ahangeze nasanze umuntu yibeshye ko nyine natangiye gukora mfite ndangije university hagiye kibaho umuntu akorera amafaranga kandi ikindi ntakazagira umuntu ukubeshya gutangira gutekereza iby'amafaranga ntabwo ari mind mbi ubwo ngende kubwira ku bahungu kuko burya nibo twagowe kuko umukobwa we niyo yagenda akiga akicara mu rugo bazaza bamutware sibyo ariko uretse ko nawe ntamubwira ngo yicara rindi ariko twebwe twebwe dutunga umuryango sibyo so bivuze ngo niba uri umutipe ukaba wumva yuko utegereje imyaka 25 kugira ngo ukore biragoye kandi ikindi akazi kose kabaho Imana akaguheramo umugisha sibyo waba uri manager wo mu kabari waba useriva ejo bazakuvana no bakujyane muri Serena bakuvana no bakujyane hanze igihe kizagira umuntu aze kunywera aho ngaho gukunda kubwira ati se wase tukijyanira hanze ubuzima buhinduke bivuze ngo ntukajye wirimita ngo ngiye sinakora kano kazi nagiye muri cinema mu rugo mera mbwira ati ariko se ubukweri wambare basi nkagusabira akazi mu bashuti banjye bakaguha akazi kuki ugiye gukora muri bintu n'isuku kwisebya wari wizika ariko kugira mama yumve ko gusabira akazi ubivemo nuko kari nago wakabura njya no muri cinema soko nakabuze ariko nabigiyemo numva ari ibintu passion ariko akakanya arambitse mu gitondo byuko witegura ijye mu kazi asante sana ndashaka ume top 5 y'indirimbo ndundi uheruka kumviriza ubwa nyuma canke zigezweho muri wewe noneho unze kumvishije waseka ni indirimbo za zamani ndetse nzikwereka kuri playlist ziri hejuru ibaze ko nazidownloadinze zitekaniye hejuru ziri hejuru hari iyi ngiyi ya Roriro bita bimamatwi Farias ni wanyemera indi ni nuza ntibyakunze ya Kiriko uri umufana wa Kiriko cyane ni gige kintu gituma ufana Kiriko wenda hariyo life zoba Kiriko life ye ntahayihisha tu sibyo nkunda umuntu uhasoringa niyo byanza akabigaragaza umunsi muhura mu Rwanda ni gige kintu wakunze cyahise kigukurura kuri we ntago wavuga ngo ikintu cyahise kinkurura kuri we hari gihura n'umuntu kavuga ngo nakuko narinda motsi siko ntago yikomeza kuko hari nk'abanya sometimes n'abahanzi mwahura abe yanagusuhuza akakuza atanagusuhuza ariko ngewe ndashima umuziki ndundi nyine from guhera zero kuzamura ni umuziki mwiza ariko nkunda ngewe ancient zaba kidumu ndashaka indirimbo 10 za keruze za kera maze manzifite muri bimamatwi kuko mbonye ni wanyemera banzizi nyinshi cyane kandi kaba bana baririmbaga harya bakitaga ngo nge indundi nkunda indundi za kera babana babiri b'abakobwa ngira ngo umwe wararaye burayira nayicara nkayiriba nukuntu izi ngizi ndazumva ariko nkumva message man hari indirimbo numva subu nuko byangora kuzisearch sibyo ariko hari n'indi ya kidumu bita subu niba ari intimba intimba y'urukundo intimba y'urukundo so indi ya Roriro nuza itari ni yavuba si ya kera ariko ntabwo ari yavuba cyane si ya cyane fata nk'imyaka 2-3 indi nuza Big Farias afite Mporeza umwana subusiriyara Mporeza umwana yewe ntarire nzotsa ubu niye nizo wikundira no mu modoka ya nizo mba ndi ariko hagati ya Roriro na Farias urakunda cyane Roriro Roriro nuko nyine yagize nukwihoza yameze nk'ugabanya karibu ari gutakira bura ntago bajye barasa ni bajye baryama aricara akavuga ati njye ariko nanakwishima twicaye tugasangira kubera yuko umuntu nafanye of course let's do this ndagushimira cyane ku kanya kawe thank you so much nibaza yuko ninazi Kigali tuzoronka kanya keza wowe uzambwenze no kugutora ku mupaka naribi kabisa hope mbasha yavyumvise promise yes reka ndagushimire wewe mukunzi butunzi bw'umutima wa The Roy TV show utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu wewe wahisemwo gushigikira ibiganiro bigenda biba nkuko nabikubwiye yari nyuma yuko twari ko turiyaga kugitiramo inyuma yo kubakira twumva ingene byari byifashe ariko mu nyuma twahavuye tuyaga na Yvan canke muzi nka Prince muri Bamenya series imwe muri series zigezweho mwa kino gihe hano mu Burundi no mu Rwanda washoye kumva ibige bitandukanye wumvise impanuro ziwe wumvise ingene yinjiye muri cinema mu vyamubwira ati ibintu bikunda ariko kandi wumvise impanuro ku bajene ba kino gihe kumva yuko umengo hari ibintu bimwe nibaze yuko wagira byumva singombwe kubisubiramwo ndagushimire cyane ariko kandi ndagushimira ku kanya kawe mvuga nti big up sana kuba hambo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi ndakwifuriza yuko kina na cinema
n'abarundi ni vuba ni vuba yes nibaze yuko Lolilo nawe nimba ubonye kino kiganiro umva yuko uno mu star mu Rwanda canke uno mu jeune mushatse sinamubura ntiwamubura kuguhamagara nimugora turi kumwe ntago babigoye man yavuze kubikora irahira kugira ngo cenza ndabasange hamanereke abarundi n'abanyarwanda ivyo bariko ravuga muri kino kinaganiro cyekana batari mu gihugu hano asante sana reka ndagushimire inyuma ya kamera ni Mbasha bamwita imbwa yizira guhemuka igihumeka je nanje nitwa Alan the Reed canke ndarugira Jobless Imana gotize amagara n'amafaranga